iyo umukoreye ikintu kibi akubabarira byihuse, ariko iyo umukoreye ikintu kibi mbere yuko umukorera icyiza atinda kukubabarira. Umuntu akubabarira byihuse bitewe n'ibyo ahaye agaciro mbere wamukoreye akicara. Ushobora kubabarira ariko sinshobora kwibagirwa. Ushobora kunkorera ibintu byinshi bibi ugatekereza yuko nzakubabarira ukibagirwa yuko ntazabyibagirwa. Twebwe turi abantu, ntabwo turi Imana. Imana niyo itubabarira tubabariye, ariko abantu twebwe ntabwo tujya tubabarira tubabariye, kubera yuko turibuka tukazirikana cya kibi umuntu yadukoreye. Iyo ufite umutima mwiza ushobora gukora ibintu byiza, ushobora gushimisha abantu, ushobora kugira impuhwe, ushobora gutanga, ushobora kwifuriza umuntu ibintu byinshi byiza. Ariko wowe iyo umuntu agiye kukugirira nabi ntabwo ibyo ngibyo abihereza agaciro, nta nubwo aba akinabyibuka. Iga gukosora amakosa uzakora mbere yuko uyakora. Ikintu gishatse kukwigisha ngo iga kuba intungane mbere yuko ugira ibintu byinshi bibi uzakora umuntu agatinda kukubabarira. Umuntu niba waramugiriye neza mbere, iyo umukoreye ikintu kibi akubabarira byihuse, ariko iyo umukoreye ikintu kibi mbere yuko umukorera icyiza atinda kukubabarira. Umuntu akubabarira byihuse bitewe n'ibyo ahaye agaciro mbere wamukoreye, akicara akavuga ni byibura basuye umuntu mbere yambereye uku nguku, reka mubabarire nawe si yarimo. Ariko sinibaza ukuntu nzaza mfata umwanzuro wo kukubabarira mu gihe n'ibyo bya mbere ntabikuziho, bizagorana cyane.